nyuma y'uko umwana we utaratangira n'amashuri abanza akubiswe urushyi n'umwe mu bari barahejwe n'amateka. Kuri uyu wa gatatu tariki 27 Mata 2022 umugabo ucururiza mu isoko rya Nyange riherereye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange ubwo yari mu kazi ke yakorewe urugomo n'itsinda ry'abari barahejejwe inyuma n'amateka batuye mu kagari ka Gaseke ubwo yabazaga icyo umwana we azize aho kumusubiza bamuteragura amabuye we na bagenzi be bacuruzanya muri iri soko. Ngewe ncururiza Inyange mu isoko ry'Inyange. Ubwo nko mu masaha 9 n'igice hafi saa 10 ubwo ngiye kwanura kwa ko hari mfite akana gatoya kari kavuye ku ishuri kumwe akana gatambuka hagarara imbere yaho nkorera numva umuntu agakubisa urushyi ndavuga umuntu nkubitiye umwana nindi mbona arimo azamutse ubwo ndagenda mpita mugarura ndavuga umwana wanjye umujijije iki ko ntacyo akugize nibwo yahitaga mfata turagumye turagundagurana bagenzi banjye baje kudukiza ubwo ngubwo nibwo yahitaga bishika ahita ajya amanuka epfo ajya kureba bene wabo aho bari mu isoko ry'epfo ngiye kubona mbona barazamutse bagenzi banjye barambwira ati ngabo barazamutse ati n'amabuye ati bihishe ntabwo nzi amazina yabo uretse ko ari abasangwisi nyine bashigajwe inyuma n'amateka ubwo nibwo batangiye kutuvuzamo amabuye atari njye nyine agenda afata isoko ryose na bagenzi banjye bose hari nabo amabuye yagiye afata kubera ko nanjye yaragiye kuri nkubita mu gahanga ubwo ngubwo nsa nkuca bugufiya nciye bugufiya nibwo ryahitaga rifata mu bitugu. Bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Gaseke muri uyu murenge wa Nyange bavuga ko atari ubwa mbere bakorerwa urugomo kuko hari n'abandi bagiye bakubitwa n'aba bari barahejwe inyuma n'amateka bo muri aka gace dore ko babikora nk'itsinda atari umuntu umwe ubikora. Abatuye muri aka gace bakavuga ko babangamirwa no kuba ubuyobozi ntacyo bukora ngo urugomo bakorerwa rube rwahagarara. Ku itariki 15 z'uku kwa kane bagize gutya navuye ku isoko rya Rambura nsanga none handi muntu bahohoteye gutyo hano ku gasantere ko mu Birambo nawe baramukubise isoko ryose ry'abasangwisi nimuteraniraho bazana amabuye bazana ibiti washaka kurwana nabo ariko abantu bamubwira ati urwaye nabo kagira n'umwe ukomeretse byaguhangayikije nta kintu wakora ku musangwisi ahubwo byakurushye rero ukanseranye nako we baramukubise hano mu mutwe hagana hano harahombana we nta n'ubuyobozi wabwiye ko tuvuga ngo nta hantu warega umusangwisi waje zigiye aho uko bitwa bo kuva kera bahohotera abantu kuko nta kintu baba bakoraho kwaba bavuga ngo yasigajwe inyuma n'amateka wamugira ute nta kintu bakoraho urigenderanye baragukubita niyo bagukubita uriruka ukigendera ukabahunga bakora iki se wajya kurega umusangwisi ngo waguhe iki niyo yagukomeretsa ntaho warega. Abasangwisi ni abantu bakunda kugira urugomo bitewe n'inzoga baba banyweye mu biraka baba bakoze bakaza bakanywa amayoga menshi babona umuntu bakamwiyenza bakamurwanya kandi ku buyobozi ukabona nta kintu umusangwisi bari bamukoreho batabyitayeho nicyo kibazo tubona twebwe kitubangamira cyane. Barasaba ubuyobozi kurenganurwa ndetse n'aba bavugaho gukora urugomo bakaba bakwigishwa ku buryo ibikorwa by'urugomo bihashywa. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko bagomba kwita kuri abo bantu bakora urugomo nabo bakabagira inama bakabihosha. Bumva ko bahohotera abaturage ubuyobozi buturenganuye bareba ukuntu babigisha bakagira uko bitwara mu baturage. Icyo twasaba ubuyobozi ni uko abantu nk'abo ngabo bagenda bahohotera abantu babikurikirana byibuze bakabasha kuba babigisha bakabacisha bugufiya ntibabashe kujya bahohotera abantu cyangwa nimba umuntu ari muri business yari kwikorera agira ngo ashakishe icyamuteza imbere baze baye bacyangiza usanga ubuzima bw'umuntu busubiye inyuma. Nzabamwita Jean Marie Vianney umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyange avuga ko aribwo akimenya aya makuru ariko akaba agiye gukurikirana uko bimeze ndetse n'abavugaho uru rugomo bakigishwa ku buryo ibi bikorwa bihagarara. Ngira ngo ntabwo namenya amakuru ngo menye uko byagenze ariko uko tubamenyereye hari igihe bibaho ku munsi w'isoko hari igihe bashaka kunywa bagasinda nk'uko babivuze bakagenda ari abantu benshi barenze umwe bashaka no kubagira urugomo bibaho ariko ndakurikirana amenye uwo baba barawikoreye ko ataratugeraho ariko ubwo no kwigisha tukamenya uko byagenze kugira ngo nabo tubigishe kandi koko barakoze urugomo tukabayobora no kuba bagana no kuri RIB kugira ngo batange ikirego ko n'abanyarwanda nk'abandi ntago ari abantu bafatwa ukwabo iyo bakoze amakosa bakoze ibyaha bajya mu butabera nabyo bakabihanirwa ariko no kugira ngo tubahozeho discipline kugira ngo tubigishe ubukangurambaga buhoraho
ni muri byo turakora bafite aho batuye kandi tuzi dusanzwe tubaganiriza ubwo nabyo twajya kuganira nabo turebe uko bimeze ariko turanabikurikirana uko twari tutarabimenya nibwo mukitugejejeho. Nyuma y'uko bateye amabuye muri iri soko rya Nyange, polisi ikorera muri uyu murenge yarahageze itwara bamwe mu bateraga amabuye. Ubu abacururiza muri iri soko bakaba bavuga ko ibicuruzwa byabo byahangirikiye, bakaba basaba ubuyobozi kubarenganura. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.